Nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV kuri Mike ni Clever nk'ibisanzwe. Uri kureba ino video utarakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru yizewe kandi aziye igihe, amakuru ya politiki, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo, amakuru y'ibyamamare mukunda muri rusange. The Next TV ikaba yabakoreye inkuru ivuga ku buzima bw'umukobwa w'i Rwamagana ukomeje kuvugisha abatari bake bitewe n'imiterere cyangwa imimerere ye n'ubwiza afite muri rusange. Bamwe bavuga ko yaba ari we mukobwa mwiza mu Rwagasabo cyangwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umunyarwandakazi Yolo The Queen wavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana wamamaye cyane kubera amafoto atandukanye yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze, by'umwihariko mu rubuga rwa Instagram kuri akawunti ye yitwa Yolo The Queen. Akomeje kwerekana ko ari we munyarwandakazi waba uteye neza cyangwa ari munyarwandakazi waba ufite imimerere myiza bitewe n'ukuntu ateye, cyane cyane ikibuno cye kigari. Bamwe bakaba bamushyira ku rutonde rw'abakobwa beza cyangwa abakobwa baba bateye neza mu mujyi wa Kigali cyangwa mu Rwanda muri rusange. Umunyarwandakazi Yolo The Queen ufite imiterere myiza ndetse n'ikimero cyiza kibereye amaso. Abamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram bahamya ko ari we mukobwa mwiza cyangwa ari we munyarwanda mwiza uteye neza bitewe n'amafoto ashyira hanze. Ane n'amwe mu mafoto yasize hanze ubwo yagaragaraga yambaye udupfukamunwa yahishe igice cy'amabere. Amwe mu mafoto yakuruye abantu benshi cyangwa yibajijweho n'abantu benshi bitewe n'uno mukobwa ukuntu ateye, cyane cyane igice cye cyo hepfo. Ubwo ndavuga ikibuno murabyumva namwe. Umunyarwandakazi Yolo The Queen ufite ubwiza burangaza benshi ndetse n'imiterere ikurura benshi, bigahuzwa no kwibanda mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Nibyo byatumye umukobwa uzwi nka Yolo The Queen agaragarizwa urukundo n'ibyamamare bikomeye cyane, harimo nko bita Diamond Platnumz, umuhanzi ukomeye cyane uva mu gihugu cya Tanzania. Aho uyu muhanzi Diamond Platnumz akunze kugaragara yandikira n'umukobwa Yolo The Queen namwe mu mafoto yagiye hanze cyangwa ama screenshot y'ibyo bandikiranaga, aho aba amutaka avuga ubwiza bwe. Ndetse si uyu gusa wandikira Yolo The Queen cyangwa ufitanye umubano, ubushuti, ndetse si uyu gusa ufitanye umubano wihariye n'ubushuti n'umukobwa Yolo The Queen, harimo icyamamare cyangwa umuraperi ukomoka muri Canada, ubu ngubu akaba akorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo bita Drake. Drake ni icyamamare hano ku isi gikunze kugaragara ko gifitiye urukundo rwinshi cyane n'umukobwa Yolo The Queen ukomoka mu karere ka Rwamagana. Akaba ari umwe mu bantu bakunze gupostingwa n'umukobwa ku rubuga rwe rwa Instagram nko kuri story za Instagram. Akaba no mu mafoto aherutse gutambuka uno mukobwa yari yambaye umupira cyangwa t-shirt iriho marike ya Drake, imyenda Drake akora. Iki kirangiriye mu muziki wa hip hop muri Amerika, kikaba cyaratwawe roho cyangwa umutima ukaba warakunze uno mukobwa Yolo The Queen, kuko akunda kubigaragaza ko ari umwe mu bantu bifatanyije n'uno mukobwa Yolo The Queen. Nk'aho mu minsi mike Yolo The Queen nawe aherutse kugaragara ari mu modoka nziza y'agatangaza. Amwe mu mafoto aherutse kujya hanze n'umukobwa Yolo The Queen ku mastori yiwe ndetse n'abandi bantu ari kwerekana impano Drake yaba yaramuhaye. Saba gusa akunda n'umukobwa w'ikizungerezi Yolo The Queen, hakaba harimo n'umunyarwenya ukomoka mu gihugu cya Mali ufite ubumuga bw'ubugufi bita Grande Pa, umuhungu w'ibyiso binini ariko ufite ubugufi butangaje. Nawe akaba ari umwe mu bantu bagaragariza urukundo Yolo The Queen. Yolo The Queen mu minsi mike aho aherutse kuganira n'abakunzi be ku rubuga rwa Instagram, nk'aho yagendaga posting ibintu bagashaka bamusubiza. Bamwe bagiye bamubaza niba Yolo The Queen yaba afite umukunzi. Yolo The Queen yabasubije mu magambo agira ati, Yolo The Queen yabasubije avuga yuko afite umuhungu w'abandi umukunda kandi akaba ari kwita ku mutima wiwe. Abandi bakunze barongera baramwandikira, ese Yolo The Queen wacu waba ukiri isugi? Mu magambo atuje, mu magambo make, Yolo The Queen nawe asubiza avuga ko ari isugi cyane rwose. Yasubije yego. Abakunzi bakomeje kugenda bamuhata ibibazo nawe ariko agenda bisubiza. Twagiye tubatoramo bimwe by'ingenzi bagiye bamubaza. Hari nk'uwamubajije igice cy'umubiri we akunda, Yolo The Queen asubiza ko akunda igice cy'amaguru. Bamwe mu bakunzi ba Yolo The Queen bakomeje kugenda bamuhata ibibazo. Hari nk'uwamubajije ku nkomoko y'imiterere ye n'ikibuno cyakuriye benshi.
Yoro The Queen yagize ati ni imisemburo ya mama inyirukamo mu mubiri. Kuri ubu iki cyamamare Yoro The Queen cyangwa ni umukobwa ufite ubwiza butangaje bitewe n'imiterere yiwe, akaba ubu ngubu ahereye mu gihugu cya South Africa, aho yatangaje ko ubu ngubu ariho ari kuruhukira, ndetse akaba ari mu rukundo nk'uko twabibabwiye n'umusore atabashije gutangaza, ariko bamwe batangiye kunaga akajisho cyangwa batangiye kwibaza niba yaba ari Drake, kuko bakomeje gucudika bikomeye cyane. Muri ibyo byamamare tubashije kubabwira bikurikirana Yoro The Queen ntabwo ari byo byonyine, kuko hari n'abandi benshi b'ingeri zitandukanye bamukurikirana, ndetse usanga badahwema no kumugaragariza urukundo cyangwa bamwereka ko bamushimira cyangwa bamukunze cyane. Nko ku rukuta rwe rwa Instagram usanga bakunze gukoresha icyo bita like cyangwa binyuza mu butumwa bandika hasi cyangwa amakomenti. Nawe ndagusaba ko uri kureba ino video, ndagusaba gukanda like, udukunde, twereke urukundo natwe. Ahanini uyu mukobwa w'umunyarwandakazi mu bintu bituma akunzwe cyane n'ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka Instagram, harimo imiterere y'umubiri we ndetse n'uburanga bwiwe afite bw'agatangaza, bigatuma akunzwe cyane n'abatari bake hano mu Rwanda. Mbere yuko turangiza ino video yacu, hari amafoto cyangwa umuba w'amafoto twabateganyirije agaragaza ubwiza bwa Yoro The Queen yatangariwe n'abantu benshi, bamwe bakanayibazaho. Mbere yuko ino video irangira tumaze tukwereka ayo mafoto agera kuri 50 kugira ngo nabo babashe kwihera ijisho ubwiza bw'uyu mukobwa ufite ikimero kidasanzwe. Ubu turakanda subscribe, ndagusaba kugira ngo bantu kandi subscribe kuri The Next TV kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza kandi by'ubwenge. Yoro The Queen ni umwe mu bakobwa bake b'Abanyarwanda bigaragaje ku mbuga nkoranyambaga bakunzwe cyane, ariko si wenyine kuko hari n'abandi b'ibyamamare bakunzwe cyane nk'uwo bita Shadibu ndetse no bita Kate Bashabe. Kate Bashabe we akaba ari umwe mu bantu nabo dushaka kubakora icyegeranyo tukababwira ku rukundo rwe n'umukinnyi w'icyamamare bita Sadio Mane ukomoka muri Senegal, aho nabi byabo byatiye bitangazwa yuko ko baba bakundana kandi ko baba baramenyaniye ku rubuga rwa Instagram. Bakaba ari bamwe mu bandi bakobwa bafite uburanga butangaje cyangwa ubwiza buhebuje. Nk'uko twatangiye tubabwira mu kiganiro cyacu, twabwiye ko tuza kubereka umuba cyangwa umuzingo w'amafoto 50 agaragaza ubwiza bw'umukobwa Yoro The Queen, mukaba mwabasha kwirebera cyangwa namwe mukaba mwabasha guha ijisho ryanyu. Aya namwe mafoto twabatoranyirijemo. Nyuma yo kurangiza ino video, ndagusaba gukanda subscribe niba turayikanda, kandi ukande na share, biraba ari inkunga ikomeye cyane kuri wowe kuri The Next TV. Turabakunda.